The Ben akomeje guhura n'uruva gusenya nyuma y'uko afashe iyi foto ari kumwe n'uyu mwana w'umukobwa. Iyi ni imwe mu ifoto zafatiwe i Musanze ubwo The Ben yararangije gutaramira abanyamusanze ndetse akajya gushyikirana n'abakunzi be. Rero muri uko gushyikirana n'abakunzi be hagaragaye iyi video bari gufata ifoto ari kumwe n'uyu mwana w'umukobwa, ndetse abantu benshi bagiye bayivugaho byinshi bigiye bitandukanye. Abandi bavugaho ibyubaka, abandi bavuga ibisenya, abandi bakavuga ko nta kintu bitwaye, ngo ari ibintu bisanzwe. So rero nyuma y'uko aya makuru asakaye ahantu hose, dore ko kuri ubu ngubu ibinyamakuru byose byandika inkuru zijyanye n'abastari, nta yindi nkuru iri kwandikwa cyangwa se nta yindi nkuru iri gutrendinga usibye inkuru y'uyu mwana w'umukobwa ndetse na The Ben. Rero ibingibi bikaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho mu bantu bamwe bagize icyo bavugaho, bavuze ko The Ben yarakwiye kwicara agakora statement asaba imbabazi, agaragaza ko ibi bintu rwose yabikoze nta kindi kintu kibi agamije. Abandi bakavuga ko uyu mwana w'umukobwa ngo yarakwiye gusohoka akagira icyo abivugaho, kubera ko ngo yakorewe igisa n'ihohoterwa. Ubundi abandi bakavuga ko ibi bintu rwose nta kintu bitwaye, nta n'ikintu byari byishe, ntacyo byakiza, bitewe n'uko ari ibintu ngo bisanzwe. So ibi rero nibyo tugiye kugarukaho, nkwereka n'amashusho agiye atandukanye mu bihe bitandukanye uyu mwana w'umukobwa yagiye akora, agaragaza ko The Ben ari umwe mu bantu yakuze akunda cyane. So ni ukuvuga ngo aya mafoto uri kugenda ubona ni amafoto yerekana uburanga bw'uwo mwana w'umukobwa. Ngira ngo ku mazina ye nk'uko mwabyumvise yitwa Emeline, akaba ari umwe mu bakobwa rero nabo bakora ibiganiro bitandukanye kuri YouTube, dore ko kuri ubu ngubu nimba ushaka kumureba neza wajya kuri YouTube channel yitwa Popcorn Podcast, bakoreraho ibiganiro bigiye bitandukanye, aho bari kumwe n'umukobwa witwa Claire. Baba ari babiri rero, ndetse we n'uwo Claire bakoreraho ibiganiro bitandukanye. Ni zimwe rero muri podcast ziba zikoze neza cyane. Ushaka kujya kumureba wanyarukirayo ukamureba neza, ukareba uburanga bwe neza. So ngira ngo uri kumubona neza cyane. So nifashije rero utuvideo yagiye postinga kuri Instagram story ye, ndagenda nkwereka ahantu hose hagiye hatandukanye yagiye aririmba, cyane cyane aririmba n'ubundi indirimbo z'uyu muhanzi The Ben. Ngira ngo hano uri kubona aka video, izi ni zimwe muri video n'ubundi zigaragaza uburanga bw'uyu mwana w'umukobwa. So ngira ngo ku muntu wenda wibaza amazina yaba yitwa ku mbuga zigiye zitandukanye, ku mbuga nkoranyambaga, hano kuri Instagram account ye yitwa Baby Emery. Ni ukuvuga ngo yitwa Baby Emery. Nimba ushaka kureba nyine ibintu bigiye bitandukanye kuri we, wanyarukira kuri Instagram account ye, dore ko ari umwe mu bantu bakunda gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane. Urabona ko ari umwana w'umukobwa nta kintu atwaye rwose habe na busa. Ngira ngo aka video uri kubona wenda nuko ntazamura volume ngo ubyumve, kugira ntabona ikitwa copyright hano kuri YouTube. Nzamuye neza wakumva neza indirimbo yari arimo kuririmba. Hano ni y'umuhanzi bita The Ben, ni imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane, hano niyo yari arimo kuririmba. So ni umwe mu bana b'abakobwa rero bakunda kwifotoza cyane, cyangwa se bakunda kugaragaza imiterere yabo kuri uru rubuga rwa Instagram. Ngira ngo uri kubibona neza ko akunda kwerekana ubuzima bwe bwa buri munsi, ibintu byose aba arimo n'ubundi. Ngira ngo uri kubona ko ari umwana w'umukobwa mwiza cyane udafite na kimwe atwaye. So rero akunze kugarukaho cyane, cyangwa se ari kugarukaho cyane muri iyi minsi, bitewe n'iriya video yakoreye n'ahangaha. Ngira ngo uri kubibona hano yari gusubiramo ya ndirimbo ya The Ben. The Ben nawe yasubiyemo nyine ya Kitoko y'amatora. Ngira ngo urayizi neza, ngira ngo warayibonye nimba ukunda The Ben, wabonye aka video nyine yasubiyemo k'indirimbo ya Kitoko akoresheje ijwi rye. Hano uyu mwana w'umukobwa rero niko yari arimo kugenda asubiramo. Uze gusura Instagram account ye uri buze kubibona neza, ndetse uri bubone byinshi byerekeye kuri uyu mukobwa. Ari kugarukaho cyane rero muri iyi minsi, bitewe n'uko ari kugenda avugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bari kuvuga ko ashobora kuba atwitse rwose rwa rugo rwa The Ben, bitewe n'uko ngo nta mukobwa cyangwa se nta mugore wapfa kwihanganira ibintu nka biriya nyine byagaragaye The Ben yari arimo gukora cyangwa se yari ari kumukorera. So
ni umwana w'umukobwa rero kugeza amagingo aya ngaya waruciye akarumira, ubu ngubu nta n'ikintu na kimwe yigeze abivugaho, aho ari abantu ngo bari kumwigingira kuba yabivugaho, ariko we akaba nta kintu na kimwe yigeze abitangazaho. Ariko ibi bintu ni byiza, ibi bintu ni byiza. Nimba nta kintu kidasanzwe yamukoreye ari ukumukoraho kuriya, njye numva ko atari ibintu byagakwiye kuba byakura ngo bikuririzwe cyane, ngo bigere ku rundi rwego, bitewe n'uko n'ubundi n'umufana we, kandi uko byagaragaye bafata iriya video, wabonaga ko bishimiranye, wabonaga ko bishimiranye cyane, yaba The Ben yari amwishimiye ndetse n'uyu mwana w'umukobwa wabonaga ko nyine amwishimiye. Akaba ari nacyo kintu cyatumye rero ava hano i Kigali akajya i Musanze agiye kureba by'umwihariko umuhanzi nyarwanda akunda cyane, dore ko The Ben akundwa n'abantu benshi, akundwa n'abantu benshi batari bakeya hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyane cyane abakobwa by'umwihariko, bitewe n'ubwoko bw'indirimbo wenda The Ben aririmba. Usanga abakobwa benshi bamwiyumvamo, usanga abakobwa benshi baramukunze bigiye bitandukanye. So ni muri urwo rwego n'uyu mwana w'umukobwa nawe bisa nkaho n'ubundi yamwishimiye, ndetse akava hano i Kigali akajya i Musanze agiye kumushyigikira cyangwa se agiye kumusapotinga. Ngira ngo ukomeje kubona video zigiye zitandukanye zigaragaza mu bihe bitandukanye uyu mwana w'umukobwa, ngira ngo urabona ko ari umukobwa mwiza, ni umukobwa mwiza cyane, ngira ngo uri kugenda ubibona. Hano ni mu bihe bigiye bitandukanye, ku muntu uzi Instagram story ugende usure uri buze kubibona. Ngira ngo hano urabona ko hari nko mu kwa kane ku matariki 10 nibwo yapostinze zino poste, ugende uze kubishaka uri buze kubibona nawe, wihere ijisho urebe uburanga bw'uyu mwana w'umukobwa. Urabona ko atari umukobwa mubi rero. So nta bindi birenze rero, nta bindi birenze. Nagira nkubwire kuri ubu ngubu uko ibintu bihagaze ku bantu bakomeje kugenda babikuririza. Guys, murekere rwose, The Ben hano nta kibi yakoze, wenda uko akubugabo katajya kiburira, ariko hano The Ben rwose murekere. The Ben turabizi ko afite umugore, rero nta mpamvu yo kwirirwa mubikuririza, udasanga bibyaye ibindi bintu, n'ubundi ugasanga bimwiciye urugo, kandi The Ben ubona ko ari umwana mwiza nta kintu atwaye. So mukomeze mukurikira ibiganiro byacu, yari Kigali The Twilight Talks Entertainment, turabakunda cyane.